kandi iyo si Imana ibiguhana. Hari abantu bavuga ngo Imana ngo yarankubise ngo igukubita iki? Wakubiswe kandi gukwiriye gushyirwa mu bikorwa, ariko kutari ukw'Imana. Nono iyo bivuze ko nta muntu twabibohesha ngo tumuteze Imana ngo iki wakoze Imana iguhana. Ariko kandi hano twabifavorizaho ngo ye kubikora. Kuko nibitegeko ari ry'umuryango, bikaba ari ry'igihugu. Kandi uwo muryango urimo nicyo gihugu kibamo. Unabyemera banaritora utarigeze ujya guhakana. None reka nigize nkana mbaze Musoni nti aya mategeko ni yose mu mategeko tuzi, ni yose yashyiriweho ibigande n'abagome. Kandi warakibwiye abantu, warakijyanye mu ishyamba, warakibwiye abahanuzi, ariko kumva cyanze kugenda. Kuko umutima ukubwira ko aba wabibwiye sibo wahemukiye, sinabo wasezeranye. Kuko ntabwo wasezeranye n'umuhanuzi, ntusezeranye n'abantuza. Iyo mvuze bantuza bantuze nyine. Nemera icya 10 100%. Ariko atansiyo icya 10 uburyo ucyemeramo nanjye ndacyemera, ariko nticyazanwe n'itegeko. Icya 10 cyazanwe no kwizera, kandi ibintu byazanwe n'amategeko. Kuki leta itari yavuga iti itegeko ry'Imana, umusoro kukira atarawe itegeko ry'Imana ntabwo tugomba kutanga, ntituwutanga, ntituzumaro wawo. Kubera iki n'ibindi bintu bitari amategeko y'Imana bidakwiye kuba kiriya? Kubivuga ngo iri ni itegeko ry'umuryango. Mwebwe munaminina umubu, ingamiya mukayimira bunguri. Itegeko ry'Imana ryo kuyoborwa n'Umwuka Wera iyo ryakunaniye n'andi yose urayica. Iyo uyoborwa n'Umwuka, Umwuka aguhishurira imirimo y'amaboko yawe, umumaro igira mu itorero. Wasinzira ubwo si urubanza. Ijwi ry'Umukanguzi. Numva Yesu anyemeza ko mbuze imbaraga ngo njye musenge iteka, ntacyo nzamuburana. Yanyishuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha, atumanera de. Ni ufite imbaraga zihagije rwose zo gukiza ababembe, zigakiza imitima. Yanyishuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha, atumanera de. Singire ceza nkora, nibesherejweho n'ubuntu bwawe gusa, nezwa n'amaraso ye. Singire ceza nkora, nibesherejweho n'ubuntu bwawe gusa, nezwa n'amaraso ye. Yanyishuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha, atumanera de. Nasaga n'uwapfuye mu mutima wanjye, maze Yesu aranzura, kandi ni unkomeza. Yanyishuriye
yanyishuriye ya myenda yose yampabariye ibyaha atumanira de imbere ya ntebe nzahagararayo nzaba njyanye iminyago nyishikirize Yesu yanyishuriye ya myenda yose yambabariye ibyaha atumanira de. Dushimye izina ryawe Yesu. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo nta rindi zina twahawe gukirizwamo mu isi no mu ijuru uretse izina rya Yesu Kristo. Watwishyuriye ya myenda yose iyo basogokuruza babarwagaho ikadutera kuba muri karande y'igicumuro. Utwishyurira ya myenda yose iyo ibitambo by'amaturo n'amapfizi n'ibimasa n'amasekurume n'amariza y'itungo bitakuyeho warabyishyuye. Wishyura umwenda wari warateye inyandiko nyinshi zinshinja gutondekana zijya kundega. Wishyura umwenda umushorera haleluya yari yamfatiriye anshoreye amategeko amfata anshoreresheje imirimo ya kera. Urangije umanika umubiri ku musaraba kugira ngo ucishe inzandiko z'imihango n'amategeko byaturegaga. Uratwishyurira. Muririmbyi aravuze ngo twasaga n'abari bapfuye mu mutima wacu maze uratuzura. Imana ishimwe. Pawulo yabwiye Abaefeso arababwira ngo namwe abari bari kure muriho mutagira Imana rurema mutagira ibyiringiro by'ibizaba nta n'amasezerano. Haravuga ngo mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo no marita edra enimas tangonisa eniza la imandia ezeni etra etingo za enima. Natwe abari bari kure turegera abataremerewe kwegera igicaniro cya Yerusalemu. Watwegereje iteraniro rya Yerusalemu yera, Yerusalemu nshya, udushyira mu iteraniro ry'abana b'imfura ndetse mu ruhame rw'abamarayika bera. Izina ryawe nirishimwe. Turagushimiye ko watwishyuriye mwana. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Dusengeye abantu barwaye kugira ngo ukuboko k'umukiza kubakize. Jehova Rafa, ntabwo ujya ubwirizwa icyo gukora, tugusaba kuko tuzi kuri data ufite byose bidukwiriye. Niyo mpamvu tugusabye kugira ngo ukize abarwayi, nezeza abababaye kandi wubake imitima y'abantu bari basenyutse. Komeza amavi asukumwa n'amaboko yari atentebutse, wongere uyakomeze. Intsinzi y'agakiza k'Uwiteka igaragare. Sindi imanza nyinshi kandi urukundo rw'Imana rugaragare. Turagushimiye. Bana na mwene data Musoni ndetse umuhanda umugisha n'umuryango we ndetse n'amatwi y'abagiye kumwumva ndetse nanjye be bityo na mwene data kwizera. Byose uduhere umugisha wawe ku buntu bwawe. Dusenze ku bwa Kristo Yesu none n'iteka ryose. Amen. Imana ibaha umugisha. Inshuti z'umusaraba muduteze amatwi ku ijwi ry'Umukanguzi kandi mudukurikiye. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Iyo tuvuga ngo Imana ibaha umugisha ni umurage abera babonera muri Kristo Yesu. Ni imibereho ibonerwa mu kwizera kandi n'imibereho ihabwa abantu bemera Yesu nk'umwami n'umukiza. Imana ibaha umugisha. Uyu mugisha urakiza, uyu mugisha uraruhura, uyu mugisha womora inguma, uyu mugisha uvura imvune zo mu mutima, uyu mugisha usiba ibyuho byo mu buzima busanzwe, uyu mugisha uba imigezi itemba no mu rutare. Uyu ni umugisha tuba tubatuyeho ukurikirana kugera mu gisekuru cya 7. Imana ibaha uwo mugisha. Uyu mugisha twarawubonye
twitwa abana b'Imana, tubonye duhamagarirwa kuba ababwirizabutumwa, tubonye uyu mugisha duhinduka abantu twarafatwaga nk'inyamaswa, tubonye uyu mugisha natwe tubona tuvomye amazi yo mu rutare. Imana ibaha umugisha. Dushimiye abantu mwakoze subscribe, ariko reka dusabe n'abandi mutarayikora, ni inkunga ikomeye kuri twebwe muba muduteye, ariko kandi iyo nkunga iba ibiduhaye uburenganzira bwo kujya tuvugana namwe bitanyuze kure. Ego, iyo wakoze subscribe ubu tubwiye ngo igihe uzavugira nzaba nguteze amatwi nkumve. Rero Imana ibibashoboze, kandi aho muri hirya no hino turabasuhuje, namwe musharinga ijambo ry'Imana mukarisangiza abandi. Imana ibaha umugisha. Hano ni ku Ijwi ry'Umukanguzi, turi kumwe na mwene data Musoni, twabanye mu kiganiro cy'ubwashize. Abantu benshi muramukunda, mwaturaho umugisha. Imana ibaha umugisha namwe, kuko iyo watuye umugisha ku munyamugisha urawubona. Rero dushimiye na mwene data Shene Kwizera uri ku buhanga bw'ibyuma, nawe amahoro ya Christo abe muri we. Turi kumwe na Musoni, rero reka tumusabe abasuhuze, n'abandi batamuzi abibwire, hanyuma agira na cano y'ubutumwa bwiza, arababwira izina ryayo kugira ngo mujye muyisakinga murebeho ijambo ry'Imana. Imana ishimwe, nanjye ndabashimiye cyane, by'umwihariko Ijwi ry'Umukanguzi. Amen. Kandi Imana ihabwa icyubahiro kuko yemeye ko tubasha kubwiriza ubutumwa bwiza nk'uko mubivuze n'ahandi. Yego. Kandi abo bantu Imana yahaye uwo mugisha, nabo bakaba bawutwaturaho. Imana ikomeze kubongerera. Amen. Mbibutsa ko umugisha uri mu buryo utanga imbuto zitandukanye. Ushobora gutanga urubuto rwo guhamagara umuntu, kumwifuriza amahoro, ndetse no kumufasha n'ibindi byose adashoboye ufite mu mpano yawe. Ibyo byose ku Ijwi ry'Umukanguzi ndizera ko abakozi b'Imana bana namwe babasha kubikora nk'umugisha. Nitwa Musoni Jean Baptiste, rero nk'uko mwabivuze, ndi umukristo, nizera Yesu ko ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, kandi numva niteguye gutaha mu ijuru. Amen. Hariho ngabanga kubivuga ngo bavuze gupfa, ariko ngira ngo ntawe utazapfa. Niyo wabitinya ntiwabikuraho. Icy'ingenzi rero nuko duhora twiteguye kugaruka kwa Yesu. Amen. Mu minsi ishize hari amakritike yankozweho. Nari nakoze mu giterane cyitwaga MT, cya Korali Holy Nation mu Gatenga. MT ubwo na abbreviation. MT bivuga ukuri. MT. Noneho bari bampaye iyo topic ngo bejeje ukuri, ijambo ryabo ni ryo kuri, Yohana 17:17. Aje kubonekamo rero ijambo ryaremereye cyane, aho nahishuriye umwuka w'Imana ambwira ko impanda iri buvuge mu kanya. Ukuri kugaragaza ko ibintu byose biri mu kuboko kw'Imana biba guhera mu kanya gato nk'ako guhumbya. Exactly. Na develop uburyo kigihe cy'umuntu kigarukira nonaha, ariko guhera mu kanya bakaba ari igihe cy'Imana. Igihe cy'Imana rero kiba kirimo amasezerano yayo, ibisubizo byiza by'Imana, kandi ikintu cya mbere dutegereje ni impanda ya Kristo. Yego. Hanyuma rero byumvikana ko guhera mu kanya impanda ya Kristo ishobora kuvuga itorero rigataha. Ubwo yaravuze ngo ni mu kanya gato nk'ako guhumbya. Uwandika rero yari yanditse ngo umuvugabutumwa ngatangaje ngo igihe impanda ngizavugira. Niko bari bageze ku matitro. Ariko nanjye niko nanjye nabivuze. Nari navuze ko ngiye gutangaza igihe impanda izavugira. Mbabwira ko ari mu kanya. Hanyuma rero uretse no kuvuga ko impanda no mu kanya umuntu yataha akava mu mubiri. Yego. Iyo tuvuze kujya mu ijuru rero abantu benshi ntibakibikunda, nicyo gitonye mbivuga. Basigaye bifuza yuko ngo umuntu atavuga kujya mu ijuru, ngo kuko bumvisemo ijambo gupfa. Urumva ko abantu bakunze umubiri cyane kuruta ubugingo, ariko kandi ubugingo nabwo nibwo Imana ishaka. Ese mukozi w'Imana, uzi ko aho hantu harimo igisubizo ku bigendanye n'ikibazo cyatumye Imana itanga igihano cyo gupfa? Kuki itahanishije Adamu ibindi nk'umuntu wari wayihemukiye ikavuga ko ngo agomba kuzajya apfa? Aka kantu harimo kuki itahanishije Adamu ikindi gihano, urabizi kamubwira ngo kuko umuntu ntabwo ubundi umuntu yari gupfa. Ntabwo umuntu yari gupfa, yari kurama akabaho iteka mu buzima bukiranutse bwejejwe.
ariko akoze icyaha nibwo Imana yamubwiye ngo noneho umwana w'umuntu azajya apfa, azajya agera igihe. numvamo ibintu nka bibiri by'ingenzi. Icya mbere numvamo amaraso. Icya kabiri numvamo igihe time. Yego. Ni ukuvuga ngo Imana ni ibintu bibiri ifite ku muntu by'agaciro, igihe ndetse n'amaraso. Nibyo bintu yamwambuye, kuko iyo umuntu ariho afite ubugingo buzima agapfa haba habayeho icyitwa kuburizwamo kw'amaraso. Yego. Noneho kandi n'igihe akaba atazongera kwexploita igihe cy'Imana. Imana ibintu ifite nk'agaciro by'imari kuri yo n'amaraso n'igihe. Amaraso ndagira ngo tuyavugeho gato, ariko twifashishe uyu murongo. Ndumva hajemo n'indi ntuze ya gatatu. Hajemo amaraso, hajemo n'igihe. Iya gatatu turayibona mu byanditswe byera. Ni igitabo cyandikiwe Abaheburayo, cyangwa se igitabo cy'Abaheburayo, igice cya 9 umurongo wa 22. Haravuze ngo kuko ukurikije amategeko. Ako niko kantu ngira ngo tuze gukora ka gatatu muri ibi biganiro. Kuko ukurikije amategeko, ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso, kandi amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Nituza kuvuga ku mategeko tukavuga ku maraso n'igihe, ndumva nshaka ko tubanza guhera ku gihe, tugakurikiza amategeko, tugakurikizaho amaraso, kuko ntekereza ko igihe cyabayeho mbere y'amategeko. Amategeko aza mu gihe, n'amaraso aza gusimbura amategeko. Ndagira ngo tuganiraho. Iyo tuvuga amategeko, turi kumwe na Musoni Jean Baptiste, ni umuhanga twemera mu ijambo ry'Imana, ni umusesenguzi ndetse mu by'agakiza. Reka nongereho gutyo ko dufite n'abasesenguzi mu bitabo bindi, ariko cyane cyane mu bitabo kwizera, urupfu, muzuko, agakiza n'umusaraba, nibyo bintu nkuziho cyane. Hanyuma iyo tuvuze amategeko, abantu bumva amategeko 10. Abahanga muri Bibiliya bakumva 603 cyangwa na 13 na 13 kubarenga 613. 10 na aya Mose, 603 na y'Abafarisayo. Aya ya Mose bayita ya Mose, nubwo ari amategeko Imana yamuhaye, ibyo simbitindaho wenda hari ko sinjuje kubibwirizaho. Hanyuma ariko Bibiliya ikatubwira ko amategeko yaje hanyuma yo kwizera. Yego. Amategeko yaje hanyuma yo kwizera, bivuze ko yaje asanga kwizera kuriho. Ahubwo abananiwe no kwizera nibo bahawe amategeko ngo abatware, agaragaza imirimo yabo, nibizera igitambo bacungurwe n'igitambo. None iyo tuvuze aya mategeko, harimo amategeko menshi. Harimo ntukice, ntukibe, ntugasambane, hakabamo n'irindi tegeko ryubahirizwa kuruta ayandi mategeko. Mvuze kubahirizwa mu buryo butari ubwo guca urubanza, itegeko ry'isabato barigenderaho cyane. Kuri Musoni, apana ku bakristo ugiye kubwiriza, kuri Musoni amategeko uyafata mu buhe buryo? Ntago nayafata mu buryo bwanjye bw'umwihariko ntagendeye ku ijambo ry'Imana. Ariko abakozi b'Imana ba mbere Pawulo yagaragaje ko amategeko ari inkoni. Ariko kandi mu ihishurirwa ry'ijambo ry'Imana nanone bigaragara ko Yesu nawe yabivuzeho igihe yavugaga umusamariya w'umunyembabazi. Yaravuze ngo avuga kuri ya mugenzi wavuye Yerusalemu akajya i Yeriko, ngo hanyuma agahura n'abambuzi ngo bakamukubita bakamusiga buraho hato ngo apfe. Yaravuze ngo haje kuza umunyamategeko, ngo amunyuzeho ngo ntiyagira icyo amumarira, ngo n'umutambyi amunyuzeho ntiyagira icyo amumarira. Ibyo byumvikana ko amategeko ni imwe mu nkoni Imana yakoresheje igarura umuntu mu kwizera. Nk'uko wari ubivuze ngo kwizera kwarabanje, Adamu yabanye n'Imana akoresheje kuyizera gusa. Buriya yizeraga Imana mu buryo w'ifuru. Noneho atakarije Imana icyizere, shitani amushutse, Imana ikoresha inkoni kugira ngo igende imugarure mu kwizera.
mu nkoni rero zakoreshejwe harimo amategeko n'ibitambo. Niyo mpamvu bitagize icyo bimarira umuntu ahubwo kurushaho kumwangiza cyane, kuko amategeko Pawulo yagaragaje ko yabaye umushorera, yaziritse umuntu aramuboha, noneho akomeza no kugaragaza ububi bwe cyane. Kuko Imana yatanga amategeko ntabwo babashije kuyubahiriza, ahubwo yagiye arushaho kubananira. Intege nke z'umuntu zigaragazwa n'amategeko y'Imana. Ubwo rero amategeko y'Imana ni inkoni. Buriya iyo uhishuriwe neza ijambo ry'Imana, usanga uriya musamariya w'umunyembabazi yari Kristo, ari we wivugaga. Noneho inkoni za biriya bisambo byamukubitiye mu nzira. Nitwumvamo inkoni turumvamo uburyo bubiri bwo gukubitwa cyangwa se guhanwa. N'itegeko rijyana n'igihano. Nitubitwara guhanwa, umuntu haraba haje imirimo, kuko ntabwo uhanirwa icyo utakoze. Noneho nituzamo gukubitwa turumva ibindi biganza. Turumva ibindi biganza bitandukanye n'ibyacumuye cyangwa izindi mbaraga. Ayo mategeko, iyo nkoni ariyo wise amategeko, yari ifitwe n'ukuboko kwande, arizo mbaraga zahanaga. Ni Imana. Ubwo rero Imana yaravuze iti ndabagarura. Yego. Mbagarure hehe? Mu kwizera. Ndabagarura. Ikintu cyatumye Imana ikoresha inkoni rero y'amategeko ni iki? Nuko umuntu yiyemeye kuva kera ko nta cyaha yakoze, kuko Adamu ntigeze yemera ko yakoze icyaha. Yego. Noneho yiyemeye, Imana ifata umwanzuro wo kumugaragariza ibyaha bye, nkuko bakuzana indorerwamo akavuga ati dore ukusa. Noneho Imana ikoresha indorerwamo y'amategeko. Ariko kubera yuko nyane ari itegeko, buri itegeko gutegeka no kuyobora biratandukanye. Kuyobora no kumukangurambaga, ariko itegeko rijyana n'igihano. Noneho Imana iravuga iti reka nshyireho itegeko kugira ngo nazajya binanirwa we abone ko ari umunyantege nke, ahite yibonera igihano anacyemera, kuko ntiyari yigeze abyemera, byari byaranze. Ubwo bivuze ngo ni Imana izanye itegeko kugira ngo rikunanire, ujye wamanuka hasi uce bugufi. Numara guca bugufi, mpa ubundi buryo bwatuma unyemera, kuko ibi byo ndabona bitazagera gute, bitazashoboka. Yego. Noneho inkoni rero ni y'Imana, ni imbaraga z'Imana. Ni inkoni y'Imana. Mu kinyarwanda cy'inyandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya, yarababwiye ngo amategeko ni umushorera utugeza kuri Kristo. Abantu boroye inka cyangwa batunze bazi ikintu bita gushorera. Gushorera ni ukujya inyuma y'umukumbi ukawushorera ufite aho ujyanye mu rwuri, cyangwa se tuvuge ucyuye kandi hakoreshejwe imbaraga, ujyanye mu kiraro. kuko uriya mukumbi iyo ukase habaho gukina. None se wagize ngo niki gituma babyita gushorera? Hari ugushorera, hakaba no guherekeza. Ushobora guherekeza umuntu muri inyuma, ariko tayari ufite inkoni rangaje n'icyaguteye gufata ya nkoni, nicyo gihindura inyito, bikitwa gushorera. Ubwo ni ukujya aho ugushoreye ashaka. Noneho akantu ngira ngo kumvikanemo hano, impamvu byiswe gushorera nuko iyo atadushorera twajyaga kuzimirira hirya no hino. Atujya inyuma kugira ngo adushorere atureba. Imana ishimwe. Atureba nta itaraguritse. Hari igihe twashoreraga inka imwe igataha mu z'abandi. Iyo nka kuyifata, umuntu wari uzi gukubita neza iyo nyiri inka yabaga adahari, ari umushumba gusa, inkoni wayikaragaga gutya neza uyegurira mu gutwi kw'inka. Kubita kabisa inkoni ukayikubita neza, kuko umuntu wese wadeviye kandi umushorera ahari, itegeko ryaramukinduraga. Nibutse uburyo Imana yabwiye Abisirayeli ngo nimubona hari abaguye mu mahema yanyu mumpe icyubahiro, murambure amaboko mushimbire ko nyujije kwera kwanjye mu mahema y'Abisirayeli. Mwumve ikiganza cy'umushorera n'umumaro w'amategeko. Noneho rero yari umushorera utugeza. Niko Pawulo yavuze mu Bagalatiya 3:24, yagaragaje ko ari umushorera utugeza kuri Kristo, utuganisha kuri Kristo. Reka kakantu tukumvikanisha rero. Ni gute amategeko yabaye umushorera utugeza kuri Kristo? Ni mu buryo bwo kwemera. Uvuga ngo amategeko, wowe wahabwaga itegeko kurishyira mu bikorwa bikakunanira ukemera.
ni nko kumanika amaboko. Nuvuga ngo amategeko yagaragaje intege nke za muntu, atuma umuntu avuga ati burya sinshoboye. Yo aradutwara, nuvuga ngo atwemeza ko dukwiriye ubundi buryo bwo kuduhuza n'Imana. Aduhuza na Christo kubera iki rero? Kuko Christo ari imbabazi. Uvuga ngo amategeko amaze kukunanira, urimo urashaka iki? Imbabazi. Imbabazi ninde? Ni Christo. Ni ugiye kuziguha. Ubwo niyo mpamvu bivuze ngo amategeko yatugejeje kuri Christo. Atubereye umushorera, yabaye ingoyi, yabaye inkoni, yabaye imbaraga itunaniza twebwe turatsindwa burundu. Kandi Yesu agaragaza uriya munyamategeko wanyuze kuri uriya murwayi bundi ni nyoko muntu muri rusange, muri Adamu. Noneho yagaragaje ko uyu munyamategeko ibigendanye n'amategeko bitashobora kugira ikintu bimufasha kugira ngo abe yakongera kugira ubuzima. Hanyuma agaragaza ko uwagize icyamara ni umusamariya w'umunyembabazi. Nababwiye ko ari we wivugaga. Agaragaza ko hakoreshejwe imbabazi. Nuvuga ngo amategeko byanze, ahubwo umuntu akeneye imbabazi z'Imana. Ubwo rero nicyo bisobanuye. Kuba umushorera utugeza kuri Christo bivuze kuri Christo ko ari imbabazi, kandi cyo amategeko atwemeje nuko ari uko dukeneye iki? Imbabazi. Kuko imirimo itegetswe n'amategeko itabashije kuba yaduhuza n'Imana mu buryo bwuzuye. Icyo nicyo biba bishatse kuvuga. Mu buryo bwa mwene data Musoni, ni umubwiriza butumwa, ariko uyu mwanya numa nshaka kumubariza nanjye kumubariza abandi. Uyu munsi amategeko n'umushorera watugejeje kuri Christo mu buryo bw'imbabazi no kwemera. Reka tubyakire, kuko amategeko agaragaza icyaha kikazana urupfu, icyaha kikazana igihano kikaduhesha urupfu. Noneho igihano kiduhesha imbabazi cyari kuri Christo Yesu. Iki gihano kiduhesha imbabazi ni Yesaya 53. Igihano kiduhesha imbabazi cyari kuri Christo Yesu ni iyo mirimo yose amategeko yaragiye kutugerera. Noneho Christo abyishyiraho ngo tubabarirwe, akoresha za mbabazi. Uyu mwanya reka dufatikanye igice cya mbere mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Pawulo rwandikira Timoteyo, igice cya 9. Reka mpasome nihuse nta kibazo. Haravuze ngo kandi tuzi yuko amategeko atashyiriweho umukiranutsi keretse abagome n'ibigande, n'abatubaha Imana, n'abanyabyaha, n'abatarabera, n'abatita ku by'Imana, n'abakubita ba se na ba nyina, n'abicanyi. Aba bantu ndibwira ko mu bantu bakurikiye ijwi ry'Umukanguzi, buri muntu arumva icyo amategeko. Ni urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya mbere 9. Kandi tuzi ko amategeko atashyiriweho umukiranutsi keretse abagome n'ibigande, nibo bashyiriweho amategeko. None reka nigize nkana mbaze Musoni nti, aya mategeko ni yose mu mategeko tuzi, ni yose yashyiriweho ibigande n'abagome, cyangwa harimo itegeko rivamo? Kuko uyu munsi hari abantu barobanura mu itegeko bitewe n'icyo bashaka gukora, bakubahiriza rimwe ayandi bakayareka. Amategeko yose yashyizweho atashyizweho na Christo, tubyemeranye. Ni amategeko y'Imana, ariko mu gihe kitari icy'ubuntu bwa Christo. Ko na Yesu yashyizeho amategeko abiri: kundisha Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ni amategeko yose yashyiriweho ibigande. Mbere yuko nsubiza icyo kibazo, nagiye gumaze nkubwire ko uyu mugenzi wawe yavugaga, hari yarimo avugana n'uriya mwanditsi, niwe wivugaga, niwe wari mugenzi w'umuntu. Abantu benshi bagize ngo ni ugukunda umuvandimwe wawe nk'uko wikunda. Ntago bibaho. Yarimo avuga ko bakwiye kumukunda we, kuko inyiho yahise avuga uriya mugani w'umusamariya w'umunyembabazi. Yarimo ababwira ati rero, bahise bamubwira bati, yahise ababaza ati none ninde wagiriye neza umugenzi? Ngo nuwo wamugiriye impuhwe. Ahita ababwira ngo nimugende mugire mutyo. Gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, hari yarimo ababwira, niwe warimo yivuga ababwira ko bakwiriye kumukunda bakamwizera, kuko ari ufite icyo agiye kumarira abantu. Muri la context niko bigaragara. Noneho rero
iyo turebye icyitwa amategeko y'Imana ku bantu bingana no gukiranuka kw'Imana ishaka ku bantu. Iyo turebye gukiranuka kw'Imana ishaka ku bantu, abantu ni Adamu. Ntabwo ngende umuntu mushyashya, yego, nta n'icyaha gishyashya nenda kugira. Byose biri muri Adamu. Itegeko ryose Imana yatanga, ari Imana iritanze, ryaba rigenewe umugome. Umugome ni inde rero? yego, Umugome ni umuntu wese ugandira itegeko, kuko icyaha ni ubugome byo ubwacyo. Bivuga ngo ubugome bukomoka mu kutizera Imana. Iyo utizeye Imana uba uyigomera. Hanyuma kutizera Imana bigakomokaho ibibi byose ari byo bita ibyaha. Noneho rero ari itegeko ry'Imana ritanzwe, ari Imana ritanze, nta muntu wavamo ngo si umugome, kuko kugoma birangana no kutayizera, kuko icyaha nibwo bugome, kandi icyaha ni ukutizera. Hanyuma bikaba byabyara amakosa yose n'amafuti n'ibicumuro n'ibizira, kuko wamaze gutakariza Imana kuyizera. Noneho icyo gituma iby'Imana yategeka nk'amategeko ku bantu baba nyine ari abagome, nta wakwivanamo ngo sindi umugome. Ahubwo ikibazo kiza kiboneka mu byakozwe mu rw'Abikorinto urwa mbere 15:5-6. Pawulo yaravuze ngo ibyaha ni urubori rw'urupfu, ngo ariko imbaraga zabyo ni amategeko. ni amategeko. Ubwo yarimo avuga ngo igihe cyose umuntu agize itegeko rimugenga, ryaba rivuye ku Mana cyangwa ku bantu, abaye umugome nyine, akekwaho cyangwa aragaragara nk'umugome. Niyo mpamvu agiye kugaruzwa iki itegeko. None we agaragaza ko abantu bamaze kwizera Yesu ntabwo baba bakiri abagome, kuko uko kwizera kuba gukosoye inkomoko y'icyaha ariyo kutizera, ari bwo bugome nyine, aricyo cyaha. Iyo umaze gukurwaho icyaha rero ntuba ugikeneye itegeko, kuko uba uhindutse umukiranutsi. Gukiranuka ni ugushyira mu bikorwa iby'amategeko y'Imana ashaka. Noneho kubizera isezerano rishya kugira ngo ushyire mu bikorwa iby'Imana ishaka, byyagaragaye ko tutabishobora, ko Pawulo yavuze guhera mu gice cya 7 cy'Abaroma 8. Noneho bigaragara ko Imana ije gutura muri twe ngo twemere kuyizera igiti by'Imana idushakaho, bidakozwe n'imirimo y'amategeko. Urumvishije? Ahubwo bikozwe n'ubwo buyobozi bw'Imana buri hehe? Buri muri twebwe. Yego. Aha. Noneho rero iyo uvuze ngo iyo Pawulo avuze ngo ibyaha ni urubori rw'urupfu kandi imbaraga zabyo ni amategeko, ubwo yaravuze ngo Imana itanze ubuntu kugira ngo bizere, abantu bizere Christo, hanyuma bajye bayoborwa n'Umwuka Wera be gukora ibyaha. Noneho abantu bo bakreatinze amategeko mashya. Nibutsa abantu mu ijambo ry'Imana aho ngira ngo nta mikino ibirimo. Yego. Iyo nabivuga ukababara, sinjye wa mbere waba nkubabaje. Icyo ugomba kukitondera. Amatsinda yose agira amategeko mu isezerano rishya. Korali, umugore n'umugabo basezeranye, n'ahandi hantu hose haba amategeko umuntu ashobora kugenderaho cyakurahirira. Ari amategeko uri umwizere mu isezerano rishya, arangana n'ibyaha bishyashya uzakora Imana itakugeneye. Niko Pawulo aravuze ngo icyaha ni urubori rw'urupfu kandi imbaraga z'ibyo byaha ni amategeko. Uravuze ngo itsinda ryose rigira amategeko mu isezerano rishya, yaba y'umuryango, yaba ahantu hose ushobora guhura n'itegeko nyine rikubwira ngo uzaze 2:30. Repetition ni 2:30. Wowe ukaza 4:00. Kiriya cyaha ukoze kiba kiri indirect ku Mana, kiba kikubarwaho, ariko ipfundo ryaryo ari ryatsinda ryashyizeho ibwirizwa rya 2:00. Kuko iryo bwiriza rya 2:00 utaraza muri korali, icyo cyaha ntacyo wagiraga. Ukiza 4:00 ukoze icyaha, no kukihana benshi babyibeshyaho. Ntabwo ugomba kujya imbere y'Imana direct, kuko ugomba kujya imbere y'abantu bacumuriye, baguhaye ibyategeko ukaryemera mukaryumvikanaho. Iyo bamaze kukubabarira, ntabwo unaze kujya imbere y'Imana, n'Imana ibikubabarira. Harimo n'ikindi numvisha waruvuze ngo n'abashakanye. Ubwo ni ukuvuga ko hari ibyaha dukorera abo twashakanye cyangwa abo twashakanye bakorera twe, tudakwiriye kwihana mu masengesho, ahubwo dusaba imbabazi bamwe twakoreye icyaha. Kimwe mu bintu byatumye nanga kujya kuri social media, nuko ibintu byo kudakoresha ukuri kw'ijambo ry'Imana nk'uko ihishurirwa ribimpa nananiwe kubikatira. Genda gakeya nkumva ko nta mpamvu yo kwirwa ndwana n'abantu, kuko abantu uko kuri ntibakwemera. Icyambere, niba urambuye ikiganza cy'iburyo bivuze ukuri k'umutima, ukasezeranira umugore ngo sinzaguca inyuma, sinzifuza abandi bagore cyangwa sinzifuza abandi bagabo, ukabirahira n'ukuri k'umutima wawe, bakakurahiza, bagakora n'isengesho kuri icyo kintu. Ndahamya ukuri kose kuzuye nk'uko uko kuri kumeze,
ko igihe wamuciye inyuma udakwiye kujya ahandi hantu aho ari hose, kuko nta handi hantu icyo kintu, nta wundi muntu wahemukiye uwo warahiriye, kuko ni itegeko, sibyo? Wemeye urarirahirira, ku buryo n'icyo uba ukoze si icyaha gisanzwe, cyitwa ikizira, kuko ni ugutatira igihango. Noneho niyo mpamvu baguha icyo bita alliance, impeta, babita berite mu Kigiriki, byabaga bisobanuye ikimenyetso cy'amaraso. Ni ukuvuga ngo ufite inyama y'umuntu kuri wowe, hanyuma igihe uhemutse ni ikizira, si icyaha gisanzwe. Ni ukuvuga ngo ikizira kiba kirimo ibyaha, amafuti n'amakosa. Ikizira ni ensemble y'ibibi byose ubu bikoreye hamwe. Niyo mpamvu iyo ugiye mu ishyamba ugatumira abahanuzi ngo bajye kugusengera mu ishyamba, ukabaturira ko waciye inyuma y'umugore, biriya ubukozi ikosa riba rizakugaruka, kubera yuko nk'iyo ugize umugisha wo kurwara ugapfa wabanje kurwara, umutima urakubwira uti musabe imbabazi. Hari ababikora hashize imyaka 20 cyangwa 30, ukavuga uti mumuzane ndumva ngiye, ariko hari ikintu numva kiri mu mutima wanjye, kandi warakibwiye abantu, warakijyanye mu ishyamba, warakibwiye abahanuzi, ariko kumva cyanze kugenda, kuko umutima ukubwira ko aba wabibwiye sibo wahemukiye, sinabo wasezeranye, kuko ntabwo wasezeranye n'umuhanuzi, ntusezeranye n'abantuza. Iyo mvuze bantuza ni bantuze nyine bita Giti mujisho. Ni ukuvuga ngo simba nshaka umuntu nyirukaho, dufite ibibazo byinshi muri iyi si, nta mpamvu yo kongeraho n'iby'abantu. Noneho kandi wumva atari ntuza wumva atari ntuza. Noneho sasa ubwo ni ukuvuga ngo itegeko rije ni rishya, rikuremeye icyaha gishya, kuko utarasezerana n'uriya mugore icyo cyangwa uwo mugabo, icyo cyaha ntabwo cyari icyawe, ariko kizanywe n'iki? Pawulo aravuze ngo kizanywe imbaraga zigisunitse. Ni iryo tegeko ugize gute wemeye kugenderaho. Ni iryo tegeko wemeye. Sinzi niba wenda bakera barasezeranaga, ntabwo ndabikurikirana neza, nubwo bavuze ngo ndasesengura, ubundi ijambo ry'Imana ntabwo dukunda gusesengura cyane, kuko gusesengura ni ukuvuga ibintu utabibarirwamo, ariko kubwiriza ni ukuvuga ibyo ubuzima bw'agakiza. Noneho aha byumvikana ko itegeko rirema icyaha gishyashya Imana itakugeneye rwose, itaguhaye, kuko impamvu ibitabigenye ni uko isezerano rishya umuntu wese wizeye Yesu ahabwa umwuka wera akajya yumvira amategeko. Ntusambane kuko umwuka wera yabikubujije, abikubuyoboramo. Ntiwibe kuko umwuka wera abikuyoboramo. Ugatanga icyacumi kuko umwuka wera abikuyoboramo. Ugakora amasengesho kuko umwuka wera abikuyoboye. Ugafasha abakene kuko umwuka wera agize gute abikuyoboye. Imana kandi irizewe ku kigero itagira ibiyisoba mu kutuyobora, kuko ituyoboza umugambi wayo n'ibyo dushakaho. Noneho hamwe no kuyoborwa n'umwuka wera ugashyira mu bikorwa iby'amategeko Imana yasabye kera ko bubahiriza, wowe ukabyubahiriza hakoreshejwe umwuka wera uri muri wowe. Iyo rero habaye ibwiriza itegeko rindi ucreatinze, haba muri korari, mu itsinda ugiyemo, ku muntu ku giti cye ndetse n'ahandi, aba ari ikintu kibaye nk'ipfundo ugiye kujya usitaraho, rikagusunikira mu cyaha, ariko kitari gisanzwe, kitari kikugeneye nk'umuntu wizera Yesu. Mu yandi magambo, aha nkivuga kubera ko hasa n'aharemereye, nagira ngo mbabwire ko niba uririmba muri korari saa 2:30 akaba ariyo repetition, ukaza saa 4, hanyuma akaba barashyizeho igiseke bakavuga ati uwakerewe wajya ashyiramo senkani mu giseke tumubabarire, akaba ari cyo gihano batanze. Ni igihano cy'iki cy'itegeko. Ugomba kuza ntiwirirwe ubeshya ngo nari ndwaje umwana, ngo umwana wanjye ngo yarembye witeze imivumo. Ugomba kuza ukavuga uti nakerewe nta n'ibindi, senkani ukayishyira mu giseke, bati turakubabariye, kuko ni icyaha cyabo baremye, nibo bakikwezaho, nabo bakigushyiraho. Urumvishije kuko ari isezerano cyangwa se itegeko wemeranyije n'ukuri k'umutima wawe ko uzajya ugenderaho. Ibyaha rero akenshi na kenshi biremerezwa n'amategeko. Icyakora mu isezerano rishya Kristo yabikoze neza. Ntabwo mfatanyije n'ababyise ubuntu ngo bakora ibyaha ngo ubuntu busage, ahubwo ndafatanya n'abizera ko iyo umwuka wera ari muri wowe akuyobora, akagufasha gukiranuka, gukora ibyiza. Ntabwo wakora ibibi ngo ubuntu bwaraje. Oya, ubwo buntu nuko Imana yemeye gutura. Ubundi se mukozi Imana, ubuntu burenze ku mwuka wera Imana yemera gutura mu muntu n'ubuye. Imana wayigura iki kugira ngo ubone umuntu mu bantu?
uze icyo bigukosta kandi noneho Imana ize gutura muri wowe muba mubana mu nzu ntabwo baba muri wowe ntaba muri wowe kandi ikindi kintu yagufasha kidasanzwe kibitaboneka none Imana itaboneshwa amaso yemeye gutura mu muntu ubwo nibwo buntu hanyuma bukaba bugomba gutanga igisubizo cyo gukora iby'Imana ishaka ibigufashamo ibikuyoboramo ibikubwira mbese uri kumwe n'Imana aho ngaho niho hitwa ubuntu bw'Imana nta tegeko rero rigomba gusumba imbaraga y'Imana iyobora umuntu mu buryo bw'umutima niyo mpamvu iyo tegeko rije ukemera kurigenderaho uba ugomba no kwakira ingaruka rizaguteza kandi ukirinda kurarana icyaha watewe n'itegeko niba korari wakerewe byemera ako kanya riguhane rigukosore usaba imbabazi ubohokera aho ngaho witinda n'icyaha gishyashya kitari kiri ku rutonde rw'abisezerano rishya ubwo kandi tuvuze korari kuko wenda ariho hantu tutanze urugero rusange hari n'ibindi tuza kwerekera hafi ngo tuze no gusubikira hano narababwiye iby'Imana ntitubisoza nta gushyiraho full stop kuko aho dutangiriye hari abandi baba bazahatangirira cyangwa bakahasoreza naho dusoreje hari abandi bahatangirira twavuze ko hari inkoni Imana iyoboza abantu ubundi haboneka ebyiri haboneka iyitwa inshyimbo inkoni yawe n'inshyimbo yawe niko Dawidi yabivuze inkoni rero niyo gukubita inshyimbo niyo kugaruza ubugwaneza hano hari ijambo aho wenda utarakomeza nakwibutsa ko iriya nkoni y'umushumba ifite ibyo bice byombi burya ubona ka gace kigondoye ko hejuru kariya nako ngako ko kugaruza ariko kenshi na kenshi ubwatsi bwamaze iyo habaye ubukuna iriya igufasha kumanura ubwatsi bwarenze intama kuzana ubwo hirya no hino niyo mpamvu abashumba nyine bakora iyo gahunda yo gutumira abashyitsi yo kugaburira iba ari kiriya gice cyo hejuru ariko igice cyo hasi nicyo kwifashisha kugarura cyangwa gukebura wakomeza abashumba nabo barazigira abashumba barazigira wasanga nawe uyifite reka tuze gusoma umurongo wa 10 mu gice cya kabiri cy'urwandiko rwa Yakobo igice cya kabiri Yakobo igice cya kabiri umurongo waho w'10 haravuze ngo umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe aba yacumuye yose umuntu witondera amategeko yose yarangiza agasitara kuri rimwe yose aba yacumuye kandi Bibiliya ikagaruka ikavuga ngo umuntu ukiranuka ku mategeko bishoboka ko ukiranuka ku mategeko waba ukiranuka ariko ntibishoboka none Bibiliya iravuze ngo uyakiranukaho yose agasitara kuri rimwe aba yacumuyeho yose ibi ubigereranya n'iki ko nta muntu ushobora gukiranuka ku mategeko buriya rero hari ikintu wenda abantu badashaka ko tuvuga ariko dukwiye kuvuga ubundi iyo bavuga isezerano rishya rwose ni by'amategeko ntihakajye umuntu binjyanamo kuko n'abo bakozi b'Imana bagombaga kujya bandika bongeraho ngo iyo umuntu yubahiriza amategeko yose bakabishyira mu gihe cya kera kuko ubu ngubu rwose ibingibi Yakobo yarabivuze yigisha kugira ngo abantu bumve yuko uburemere bw'icyitwa itegeko mu isezerano rishya utabasha kubimakisimiza mu by'ukuri niyo bandika ngo iyo umuntu yubahirizaga amategeko yose agasitara kuri rimwe uko ntabwo bigwe tureba ibingibi ni ukuvuga ngo itegeko riremereye ku rwego ari Imana igutegetse iki nikavuga ngo ndagutegetse iki ntabwo wabasha kugishyira mu bikorwa ari itegeko ry'Imana ibyo bigaragaza agaciro cyangwa ububasha bw'Imana icyo Imana iri cyo kuko itegeko ryavuye ku Mana byaba risaba ko nta kantu na kamwe unanirwa kuzuza yego mbese naringiye kubivuga nshaka kuvuga ngo ni nkuko hari ibipimisho bita amayekeri kujya kuntu bashobora gupima inguni bagashyiraho birabi buriya ari Imana ikubwiye ngo pima ino nguni wayisangamo amakosa kuko ku rwego rw'ubumana Imana itegetse ngo kora ikintu veritikalma ari itegeko ry'Imana
ari umuntu wabikora yagere bakabona birahura kuko areba nkawe urareba nyine ukabona ibyo ushoboye ariko Imana ari yije kureba ibyo bintu ntabwo yasanga biri ku kigero nk'iki Imana igize bivuze ko nta mwana w'umuntu n'umwe wakubahiriza amategeko wenda yatanzwe n'Imana kuko itegeko ry'Imana ari Imana ije gusuzuma ntabwo ubuziranenge ari akantu ukomojeho nkirengagiza gahoro twirengagijemo ikintu bita igihe twakirengagije kugira ngo kitaza no kutushirana iyo wiruka ku gihe cyane urakibura umuhanga wo ku gihe burya gihagararamo ntabwo akirukaho kuko iyo uhagaze igihe cyagutambutseho hanyuma niyo ukirukanseho ntugifata kuko n'abasogokuru bakiranaga nacyo kugeza ubwo natwe ariko turi twirengagije igihe reka dusome imirongo nk'ibiri dusoze hano tuze kureba icyadukijije ingoyi y'amategeko tubone gusenga. Abaroma 7:6 haravuze ngo ariko noneho tugeze kuri ya maraso sasa ariko noneho ntitugitwarwa n'amategeko kuko twapfuye ku mategeko yaratuboshye nicyo gituma turimbata mu bubata bushya bw'umwuka butari bwa bundi bwa kera bw'inyuguti. Amen. Ari gihe nsoma ijambo ry'Imana nkumva navuze induru. Haravuze ngo ariko noneho bimwe twavuze byose ya mategeko yose yamwa gutsinda bimwe bigukubi ariko noneho ntitugitwarwa n'amategeko kuko twapfuye ku mategeko. Amategeko yaratwishe. Twarapfuye ku mategeko yaratuboshye nicyo gituma turimbata mu bubata bushya bw'umwuka butari bwa bundi bwa kera bw'inyuguti. Reka nsoreze kuri uyu Abagalatiya 3:25 ariko kwizera kumaze kuza ntitwaba tugitwarwa na wa mushorera. Imana ibaha umugisha. Ahandi reka marekere Musoni reka marekere Musoni kumaze kuza wa mushorera wadushorezaga ya nkoni na kwa kuboko nta kidushorera ahubwo muri twarimwe ubuturo bw'umwuka harimo umwuka we ububata bw'umwuka ubwo no kuvuga iyo bavuze ububata bw'umwuka ni ingaruka ni ukwakira ingaruka z'iby'umwuka wera kuyoboramo byose kuba nyine uri imbataye yakubwira ati bibireke ukabireka nubwo byaba biryoshye nubwo byaba bimeze nk'umunyu cyangwa se isukari ukagira gute ukabireka ubaye imbata y'umwuka. Noneho mbere wari imbata y'iki yitegeko kuko ryaraguhanaga rikaguhana ukajya mu ngaruka yitegeko n'umwuka ariko Bibiliya iravuga ngo abo nkunda ndabacyaha niyo mpamvu byise ingaruka. Impamvu binitwa gucyahwa nuko akenshi na kenshi iyo bitajyanye n'amarangamutima yawe cyangwa amahitamo yawe cyangwa ibitekerezo byawe none ugahita wumva yuko bibaye nk'ibigukubise kuko kugucyaha ni ukukubuza gukora ikitari ngombwa kandi ari igihe iby'umwuka we bitakuryoheye nk'umuntu ariko ububata bw'umwuka ni ukuyoborwa n'umwuka wera. Hanyuma ububata bw'itegeko ni ingaruka z'ibihano bizanwa n'itegeko. Iyo tuvuga umwuka wera tuba tuvuga ubuzima bw'Imana muri twe kandi ubuzima bw'Imana muri twe kandi Imana muri twe Bibiliya iravuga ngo Christo niwe banze byo kwizera ni nawe ugusohoza. Kwizera kumaze kuza kwizera kwaje ryari kuzanwa nande kuza gute kwakirwa gute gukora ibiki kumaze iki erega ibi byose hari abantu bakoze amakosa yo kuza mu rusengero batabanje kwiga ibi ngibi kandi kubyiga nta nubwo byari ngombwa gusa ahubwo bagombaga kubyizera kubyiga bikanajya mu buzima bwabo wakumva bitarafata ntirirwe ujya mu mazi kubatizwa kubera ko uyu muntu uvuze ngo kwizera ni ikikwaje ryari uyu ni Kristo urimo avugwa. Amina. Kwizera kumaze kuza. Haleluya. Kristo niwe wazanye ukwizera. Hanyuma aza agutangaza mu buryo bw'ijambo. Avuga yuko Yohana 6:3 aravuga ngo uza hondi ntazasonza nunyizera ntazagira inyota ngo arimo avuga ngo niwe mutsima wamanutse uva mu ijuru. Ubwo kwizera kugeze gute kuraje. Hanyuma abantu bumvise nk'ibiryo tugomba kurya bumvise uyu Kristo barangije baramwizera bahawe ubuzima bwo mu ijuru kandi bakiri hehe bakiri mu isi. Hanyuma ntabwo bazongera kuba imbata z'amategeko. Ariko rero mu isezerano ishye tuvuze amategeko ngiye mbona batari ngombwa rwose
numva bidasona neza kubera yuko amategeko ubu ngubu asigayeho mu isezerano rishya nka mu madini akunze kuba ari amategeko yasira ibikorwa byabo gusa ariko nabo mpamya ko bakwemeza ko ari amategeko y'Imana. Hazaboneka umupasitori cyangwa umubishopu cyangwa umureverande cyangwa umuapotre cyangwa umusenyeri ushobora kuzasobanura neza uburyo cy'isezerano rishya ryubakiye ku mategeko akoresheje ino Bibiliya kuko ntibishoboka nabo ubwabo barabizi ahubwo ngewe ikintu numva natanga nk'ubujyanama nuko ibintu byose abanyamadini bakeneye ko bishyirwa mu bikorwa batabyita iryo zina ahubwo bakavuga bati bino bintu birakenewe ngewe urahari umurongo ngenderwaho nemera 10% 100%. ariko atansiyo 10% uburyo ucyemeramo nanjye ndacyemera ariko nticyazanwe n'itegeko 10% cyazanwe no kwizera kandi ibintu byazanwe n'amategeko mu isezerano rishya Kristo yasohoje umurimo wabyo ariko ibintu byazanwe no kwizera Kristo yabihaye umurongo ngenderwaho wo kugumaho. Abanyamadini ntago uko bigiye ariko we arakubwira ati iki kintu ni itegeko ry'Imana. Oya bibaye itegeko byaba bikorwa n'ubundi n'ibigande ahubwo umuntu wese wizera kwizera bikorera muri we bikamukoresha n'imirimo. Ubundi se uretse ko tuza hano natwe tukirukanga kandi akagatute ngira ngo gasa nakagomba kugira uburyo liberite runaka nkaho hano uretse tukahavuga neza dore ukuntu bikwiye kugenda hari amategeko turagendanye agenga umuryango ayo agomba kubahirizwa hari amategeko y'igihugu agomba kubahirizwa hari amategeko y'idini usengeramo naryo n'umuryango nayo agomba kubahirizwa hari amategeko sibyo y'umuntu ku giti cye ibyo umuntu ashobora kwishyiraho nka gahunda runaka azajya agenderaho hari n'andi mategeko umuntu ashobora guhura nayo azanywe n'igihe agezemo cyangwa ahantu ageze ngubu niba hano haramutse yashyushye cyane itegeko ryo gukuramo ikote ryahita ryigaragaza kwizana rwose byakwizana noneho rero aya mategeko yose angana n'ukuri ariko kutari ukw'Imana kandi gukwiriye gushyirwa mu bikorwa ariko kutari ukw'Imana noneho iyo bivuze ko nta muntu twabibohesha ngo tumuteze Imana ngo iki wakoze Imana iguhana ariko kandi hano twabifavorizaho ngo ye kubikora kuko nibitegeko ari ry'umuryango bikaba ari ry'igihugu kandi uwo muryango urimo nicyo gihugu kibamo unabyemera banaritora utarigeze ujya guhakana uvuguti nka buriya nk'igihugu gishobora gushyiraho itegeko wenda ry'umusoro nk'umuturage ukagenda mu nzego zibishinzwe uvuga uti uyu musoro ngewe sinkwemera munsobanurire impamvu yawe n'urugero bakabwira ati bimeze gutya na gutya kandi burya umuturage burya agira uburenganzira yabyira ubwo burenganzira bakagusobanura ati uyu musoro umara iki n'iki nuwo gukora ibikorwa remezo nuwo kubaka imihanda n'ibiraro n'ibiki muri make n'iterambere ry'igihugu bagasanga wowe ntiwari ubigize gute ntiwarubizi nukuri ko Imana ubwo wabagiye ufite amatiku keretse uri umusazi wavayo wabyemeye uvuga uti byari ushobora no gutanga n'ibirara ubwo mutujyanye bifite iki hari umukobwa ujya uvuga kuri televiziyo akavuga umumaro w'umusoro akajya avuga imibare ukuntu iyo hatanzwe imisoro bigenda gutya iyo bibye imisoro iyi n'iyi igihugu gihomba amafaranga narabyumvise ngo birambabaje ku rwego rukomeye uburyo nuvuga ngo itegeko ry'umuryango cyangwa ry'igihugu cyangwa ry'itorero cyangwa ry'abantu ku giti cyabo bishyize hamwe nk'ibwiriza nk'uko twahoze tuvuga nka korari bingana n'ukuri kw'abantu kw'ahantu kw'igihe ugezemo cyangwa se kw'ibintu bifatika biba bingana n'ukuri hanyuma iyo tuvuze aya mategeko bakwiye kwerura ko ari amategeko yasira ashyigikira ubuse kuki leta itari yavuga iti itegeko ry'Imana umusoro kuki atari itegeko ry'Imana ntabwo tugomba kuwutanga ntituwutanga ntituzi umumaro wawo kubera iki n'ibindi bintu bitari amategeko y'Imana bidakwiye kuba kiriya bivuga ngo iri ni itegeko ry'umuryango kandi igihe utashyizeho mu bikorwa iryo bwiriza uri mu muryango uri mu rusengero ntusengera munsi y'umunyinya abakozi bagomba guhembwa hari ibikorwa byinshi cyane bikeneye amafaranga kubera iki iryo bwiriza rifitwe n'umuryango wawe utagomba kurikora igihe cyose utarikoze umwuka wera akakuha urubanza kuko utari umukiranutsi kuko uko kuri ni ngombwa ko kubahirizwa mu gihe cyose kutagusaba gukora icyaha ukuri kw'ahantu kutagusaba gukora icyaha umwuka wera agomba kugushyigikira gushyira mu bikorwa ibyo bintu ukuri kw'abantu k'umuryango igihe kutagusaba gukora icyaha umwuka wera agomba kukwibutsa no kukuyobora gushyira mu bikorwa icyo kintu ukuri kw'itorero usengeramo
uko amategeko ni amategeko ngo ndi kuvuga amategeko y'ahantu y'ibintu ndetse n'umuryango n'igihugu muri rusange igihe atari icyaha bigusaba gukora umwuka wera agomba kubikurega mu gihe utabikoze kubikuyobora mu gihe utabishoboye kubikwibutsa mu gihe wabyibagiwe no kukwihanisha igihe utabishyize mu bikorwa kuko akwemeza icyaha kiba kinganye no kudashyira mu bikorwa by'amategeko y'iwanyu ariko nibura bikumvikana gutyo umuntu ntagende ngo afate abantu abazima nigeze gusanga abakristo ahantu birambabaza cyane bakuze ariko ubona barasubiye inyuma mu mutima barihebye kubera ibintu by'amabwiriza umwuka wera gusaba kuyashyira mu bikorwa waba utashyize mu bikorwa ukihana gukora umunyabyaha kandi ugafata iya mbere mu kubikora neza ariko ntibikwiye kwivanga mu myizerere ngo wihebe utakaza icyerekezo kuko isezerano rishya ryubakiye ku kuri kungana n'umwuka wera uyobora umuntu uyu munsi wa none ubwo hari ukuri kw'Imana ariko kugomba kuyobora andi mategeko yose yego kukuyobora wowe gushyira mu bikorwa by'ayo mategeko yacu yandi adufasha buriya niyo mpamvu wavuze kare ngo Imana yatanze amategeko 10 ariko ariya 613 n'andi bashobora kubara ashobora no kuba menshi yaraye umuryango amwe yaje araye umuryango harareba abantu uko bakorana ayo kugurizanya ntukaguriza umuntu umugamijeho iki inyungu aryo byo by'iterambere aha niko bajya babyita noneho Rambere ubu bivuze neza wenda Rambere ntaze kutwumva nabi sinzi impamvu babyise Rambere sinzi niba ari we wabitangiye bayita kataryama we gutyo uri kubyoroshya ni kadahumeka ugatsindwa n'Uwiteka ayo yose ni amategeko Imana abagiye babona Imana igenda ibaha nk'umuryango ayo mu muryango ayo mu kazi y'abantu bakorana umukoresha umukozi n'abakoresha be abo mu rugo n'ahandi hose tugiye duhafite iki amategeko ariko ayo mategeko yose umwuka wera ni utuyobora mu kuyashyira mu bikorwa itegeko rikuru iyo waryishe ryo kutayoborwa n'umwuka wera nandi yose ntuzayashyitse nandi yose ntuzayashyira ni nayo mpamvu buriya Yesu yavuze ati rero hari ibintu mugomba kwibeshya murimo kwibeshyamo yarimo abwira abanyamategeko n'abafarisayo n'abatambyi n'iki ababwira atari kose mwebwe munaminina umubu ingamiya mukayimira bunguri kandi mwamenye itegeko ry'Imana ryo kuyoborwa n'umwuka wera iyo ryakunaniye nandi yose urayica nta kuntu waba uyoborwa n'umwuka wera ngo unenirwe gutanga icya-10 kandi ubizi neza ko itorero rifite icyo rikimaza erega niyo uyoborwa n'umwuka umwuka aguhishurira imirimo y'amaboko yawe umumaro igira mu itorero wasinzira ubwo si urubanza umwuka wera dukangurira atuyobora gushyira mu bikorwa andi mategeko y'umuryango adufasha mu buzima n'imibereho kuko niwe iyo twishi iryo tegeko ryo kuyoborwa n'umwuka wera nandi yose nitwagira gute nitwayashyitse benshi rero nabonye bakora bingana n'agahimana ugasanga aravuga haraho nagiye mbona abantu bitanga amafaranga n'ibindi ugasanga aravuze ngo ubwo runaka akoze gutya ngo nanjye ngomba gukora gutya ubwo ngo bashyizeho ngo iri tegeko da ngo tubikore gutya ngo nukubikora nyine ngo by'itegeko ugasanga ntashaka kubihuza n'iby'agakiza iriya mirimo yose nta rukundo ikorana kubera yuko ubuyikoze wabanje kwirengagiza itegeko ry'umwuka bwira umwuka wera uti ndakumviye itorero rikeneye amafaranga ya naya nshoboza noneho uyatange ubikore ariko ujye ushingiye ku gakiza ku murimo w'agakiza Imana yagukozemo nibwo uzabona umugisha imirimo yose abantu bakora cyangwa amategeko abantu bose bubahiriza badashingiye ku itegeko ry'Imana yose ry'umwuka wera n'imfabusa aha rero nemvuze ngo dukome n'ingasire ntibura umuntu avuga ati amategeko hatagira umuntu wumva turi kuvanga amategeko ngo si ngombwa mu isezerano rishya ngo bagire ngo yose ntakorwa bagire ngo ntibyemewe cyo si cyo kituzanye tuzanywe no gushimangira niko Paulo yavuze yuko Kristo atazanywe ni Matayo ni Kristo ahubwo ni Kristo wabyivugiye yaravuze Matayo 5 bajya bakunda kuvuga Matayo 5 Yesu yavuze ko ataje gukuraho amategeko ni 17 igice cya 5:17 Matayo mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe sinaje kubikuraho ahubwo naje kubisohoza yego hari n'abavuga ngo yaje kubikomeza ntabwo ari ugukomeza nuvuga ngo nukuyasohoza nukusoza umumaro wayo bivuze ko icyo azanye n'ugikora uzabu ukoze itegeko ryagusabaga kandi icyo azanye nukwizera nukuyoborwa n'umwuka wera nuyoborwa n'umwuka wera uzashyira mikoguri ry'amategeko yashakaga gukora na Paulo niko yabivuze kuko umwuka wera azakubwira iby'Imana igeze gute ishaka kandi ya mategeko y'Imana ya kera
noneho ay'umuryango, ay'akazi, aho tuba, ay'igihugu, ay'itorero tubamo, nanone umwuka wera azakuyobora, azagufasha kuyashyira mu bikorwa, kuko ntabwo azakwemera yuko ucumura ukora icyaha. Niyo mpamvu gereza zigomba kuba zihari, niyo mpamvu gutengwa bigomba kugira gute kuba bihari, kuko ibyo bigendanye n'amategeko y'umuryango n'igihugu n'aho uri utubahirije aho wicaye. Muso, Imana iguha umugisha. Twagiye ku mategeko, amaraso ntitwagerayo, ariko nituza kubikombina turaza kurezima ku maraso. Aho kugira ngo tuze kurezima ku maraso, nagusaba ugasengera umuntu utsinzwe n'urubanza ku bw'aya mategeko, cyangwa se uhawe ikindi cyifuzo, cyangwa umwuka wera atekererejemo akagira ubundi buryo yumvamo ibi byanditswe byera n'ijambo ry'Imana. Hano ni ku Ijwi ry'Umukanguzi, ntabwo twakwemerera ko usinzira ibitotsi by'urupfu. Imana yaraduhaye akanwa ngo tuvuze impanda. Byuka, numara gukanguka ukangura abandi, kandi b'amaso urinde ibisigaye. Ariko mukozi w'Imana, iyo tuvuze ngo dusengera abantu ngo batsinzwe n'urubanza, akenshi na kenshi dusengera abatari bo. Dusengera abatari bo gute? Kuko hari ukuntu dusengera umuntu wakosheshejwe, kandi uwamukosheje watagize gute atihari, kandi akiri imbata ye. Hari igihe uyu wakosheje, we arakosheje kandi ni imbata ye. Noneho uwamukoshesheje we ntiyihane. Noneho uyu wamukoshesheje arya niwe wise Giti mujisho. Ubu Giti mujisho wabona nawe ahindutse. Niba nashaka kumutunga urutoki aramenye ataza kubura mu bihano. Ezira Mpyisi yigeze kubitubwira. Twigeze twajya muri graduation, nakunze kubikubwira, hari igitwe. Noneho hari abantu bari basoje amasomo yabo turabaherekeza. Noneho Ezira Mpyisi yigishije ijambo rivuga ngo mu ijuru habaye intambara. Ugati mwambaye ibi bigofero uko nari mpari, sijya mbari inkuru. Mwambaye ibi bigofero, ibi gofero n'ibi bikanzu, nimwe mugiye gukuramo amada, mwica abantu, mukora amahano. Dore ati hari ikintu ntemera nkagikora. Nibyo ritumye mbikubwira. Yaravuze ngo hari ikintu ntemera nkagikora, ngo gusengera abantu badahindutse. Kuko urumva we yaratwigishije guhinduka. Aravuga ati gusengera abantu badahindutse simbyemera, ariko ndabikora nyine kubera ko hari ibwiriza rihari, nose nabigishe sinsenga. Atariko mukwiriye kugira gute guhinduka. Usanga duhora muri ibi risayiko. Jena natangiye kubwiriza za 2006, ariko kuva icyo gihe kugeza uyu munsi none ibintu bihora gutya, bihora bitagira nyirabyo, bihora bitagira guhinduka, bihora bitagira no change. How? Kubera iki? Ngo ubwo tugiye gusenga nanone dusengera abadakwiye gusengera. Ariko hari abantu barenganye, duhora dushinja ibyaha, kandi imbaraga zituma babikora. Noneho ubujyanama bufiteho ndimo ndavuga nti n'abagiti mujisho ba nyirabayazana bagoreka ibintu nkana, nabo bagire gute, nabo bihana. Nese tuzahora twihana, kandi imbaraga zidusunika zigihari, ntawe ukirasongwa niko bavuze. Nyakubahwa Giti mujisho, ubwo nukuvuga ngo hihana abantu babiri. Nyakubahwa Giti mujisho bari mama sinde bakankorera, ni Musoni ubivuze. Harihana abantu babiri. Turasengera abantu bazi ukuri kw'ibintu, ariko ntibakwigisha abandi bitewe n'inyungu bagize gute bafite. Kandi uzi ukuri ntakuvuge bimubera icyaha, niko Bibiri ivuga. Yego. Hanyuma hanihana abantu bashyira mu bikorwa urumvije ibitari ukuri. Yego. Kandi nabo barimo babiri, harimo ababizi hakabamo n'abatabizi. Ubizi yigiza nkana, ariko utabizi nawe afite ubujiji, kuko kutamenya itegeko ry'Imana cyangwa icyo Imana yasabye abantu ntabwo bivuze yuko kuba umunyabyaha uzavuga ngo ntiwari ubyutse, ntiwari ubizi, kandi umwuka wera yarakomeje kugukomanga. Ubwo ni ukuvuga ngo amategeko yandi yose y'umuryango abantu babisobanukirwe, ashyirwe mu bikorwa. Hanyuma amategeko y'Imana ariyo kwakira agakiza, ukayoborwa n'umwuka wera, ukajya ushyira mu bikorwa andi mategeko yose afunga isobozi bw'umwuka wera, bishyirwe mu bikorwa. Umuntu wese, haba umuntu nyubahiriza tegeko n'umuntu ushinga amategeko, ngo tufite abantu babiri, bose bagire gute, bagaruke, bumve, bicare, bizere Imana iyobora abantu. Nidusenga ari gutora dusengera abantu babiri, hagomba gutsindwa babiri. Hagomba gutsindwa babiri, ntabwo hazajya hatsindwa umwe, ntabwo byapfa, hagomba gutsindwa babiri. Ni babiri. Reka tubasengere Imana. Amen. Kandi mu gusenga ikindi, ntabwo dukwiye kujya duhora dusenga. Amasengesho ntabwo ari liturgy. Gusenga ni ukuba umuntu yafashe, ntabwo ari umuhango. Umuntu nafata umwanzuro uvuga uti ndumva ibintu bifasheho umwanzuro, none dusengera umwanzuro afashe. Kandi umwanzuro ufashe ugomba kuba ufite ibintu bitatu. Tugiye gusenga, ugomba kuba wabanje kwemera intege nke zawe. Gutarazemera stili uracyameze nk'ikibabi cy'iteke.
iyo kite cy'ikimenyeho amazi yahita ahinduka utubure akigendera akanyerera none icya kabiri ugomba kuba wemera ingaruka z'ibyo bintu ko zihari yego ko zihari kuko harimo ingaruka ebyiri kutumvira umwuka wera kutaberwa n'umwuka wera harimo ingaruka zo kurimbuka noneho kandi iyo utamwumviye ntubasha no gushyira mu bikorwa iby'andi mategeko yandi iyo aya hano yafite ibihano byayo nabyo ntuzabura kubibona kuko niba wanze ko umwuka wera kuyobora turagendanye wenda ugakora amakosa mu gihugu cyawe hari ahantu bashyize ibintu by'amagereza hano mu Rwanda hari Isinda, Mageragere, Nyakiriba, wazimenya zose n'ahandi na Rusizi nahe noneho rero iyo utumviye umwuka wera uganira amategeko asanzwe hanyuma hariho n'amarwariro ibitaro urumvishije nutumvira umwuka wera ugakomeza kwitwara uko iboneye ugasambana ukagira gute bazaguha ibinini uzajya utoragura ibinini nko kwitora ibigori bazaguha nyanjome mironko y'ibinini uzajya ubimira kuko urumva niba ukuvanyemo ingaruka z'ibibazo by'uburwayi bitari ngombwa erega iyo utumviye umwuka wera hari amategeko y'isi araguhana itegeko ry'isi rikubwira yuko utagomba kujya gusambana ukubonye neza niyo uri gusambana uribwira ko zitazagufata ariko yari kibamuri gizagufata so icyo ni icya kabiri ingaruka zigize gute zirahari nidusenga wemere intege zawe icya kabiri wemere ko hari ingaruka nubwo wakwepa nonaho ugakwepa ijwi ugakwepa ibintu n'abantu ingaruka ntuzagira gute ntuzazikwepa ko ziri naturere zo zizizana muzahura kandi iyo si Imana ibiguhana ikintu nacyo tuzakiganireho hari abantu bivuga ngo Imana ngo yarankubise ngo igukubita iki wakubiswe umvijije wakubiswe n'ingaruka z'icyo wakoze Imana wirimo koko hanyuma gatatu icyanyuma dusenga ni umwitozo itoze kwitoza k'umubiri kugira umumaro muri bike ariko kwitoza uk'umwuka kugira umumaro muri byinshi ibya none n'iby'igihe kizaza yitoze gushyira mu bikorwa by'umwuka birashaka ubyitoze kuko bino ntabwo ari ibintu ukoranye nabyo ni ibintu uyoborwamo ni ibintu ukangurirwa noneho uwemere kwitoza reka dusengera aba bantu bombi ababizi n'abatabizi iyo tuvuze ijambo ryawe Uwiteka tuba turimo tugaruka ku buzima waduhaye mu buryo butaboneshwa amaso byabaye ibintu bikomeye aho isi yananiwe kwakira ubuntu bwawe ariko utegura kuza kuvugana natwe uratuganiriza uvuga amagambo yo kwizerwa hanyuma niyo natwe twarimo dusubiramo uyu mwene data uyu mushiki wacu uyu mukozi wawe uyu munyempano uyu muyobozi uyu muyoborwa yumvise ukuri kw'ijambo ryawe afunguso y'amategeko watanze ku Bisiraheli bananiwe kuyubahiriza ariko uza kuduha umwuka wera ushingiye ugakiza kazanwa n'amaraso yawe kugira ngo tubashishwe nawe kuba abakiranutsi kubwo kwizera niyo mpamvu dusengeye umuntu wemeye intege nke ze yemejwe n'umwuka wera dusengeye umuntu urebye ingaruka zo kutubahiriza amategeko y'isi y'ubuzima busanzwe kandi bitewe n'uko atumviye itegeko ry'ukuri ryo kuyoborwa n'umwuka wera uyu umubabarire mwami iyi ni intambwe ya kabiri ateye iya gatatu umushoboze kwitoza no kubwiriza abandi no kuyobora abandi no gufasha abandi kandi uko bwije nuko bukeye mwami Yesu ukomeze kugenderera imitima y'abantu kandi ubwo bagendera natwe ntudusige ijambo ryawe si ukuri sesengura n'ukuri ganiraho n'ukuri huza n'ubuzima kuko ari ubuzima bwo mu ijuru ni kumurimbya avuze ngo kubw'imvura n'izuba byo mu ijuru ashobora kwera imbuto ashaka nuko uduha umugisha wawe w'ijambo ryawe kandi uturinde inkurikizi zose z'abatumvira n'abatemera ukuri n'abatihangana n'abadashaka ubugingo bafite izindi nyungu zindi mu byo bumva ku mihanda itandukanye ariko twebweho uyu munsi wa none iri jambo ribe imbuto nziza yera nyinshi kandi zigumeho twanze ubuyobe bwose bwa ukurikirana ijambo ryawe Pawulo yaravuze ngo nubwo yaba mariko uvuye mu ijuru cyangwa umwe muri twebwe wagore ku butumwa bwiza avumwe ibyo bikorwe mu buryo bw'umwuka icyubahiro gihari rw'Imana data wa twese kubw'uyu munsi none kugera iteka ryose mu izina rya Yesu amen. Imana ibaha umugisha turabashimiye ndetse na mwene data Musoni turamushimiye nakagaruka mu kiganiro cy'amaraso ya Christo Yesu amen amen. Ijwi ry'Umukanguzi.